muri M23 uri mu serikali uri mu serikali wa M23 wa M23 none mu M23 muravuga Kinyarwanda ndakiswahili muravuga Kiswahili ni giki mulipigania kwa wapi ya mwisho botwe ntago twigeze turwana twe baratujyanye badukuye mu Rwanda bo baratubwira ati nakazi tujemo twisanga mu mashyamba twisanze mu mashyamba twagerageje kubacika nyine nibwo turahanga ninde yarakubwira ninde yarakubiza warakoye akazi inde bo twe n'umusore bitaga Gasongo watujyanaga iyo hirya uri mu serikali J'ai 23 ans, au fait moi-même je me suis rendu j'ai trouvé qu'il est difficile de rester sans travail au moment où on me disait comme je suis ex na wewe uko wapi arrivé ici uko wa Mugunga uko wa Goma uko wa M23 mimi ndani kama chaka kuna njoo akanitola mwake M23 nani alikukamataka bali kama taka nikutana na magana walikuwa natoka Masisi na niko naojisha viatu Kentola kumikeno ilikuwa le 17 janvier le 22 nikibatoroka nimakinikia kunivaa kibongo